Mbese murumva Imana iratereta. Imana iratereta, yamara gutereta ikanamuzana akajya avuga ati ariko nta mafaranga, kandi ahumaye nta n'uwabarenganya. Umuntu ukubwira ngo uriya muhungu agendana na Bibiliya n'igitabo cyitwa umuzati impapuro, urumva iryo jambo ritacire ry'umuntu. Bibiliya n'igitabo umuntu muzati ariko Bibiliya barayirya bakajya ku gifuniko bakajya itangiriro bakajya ibyahishuwe bakajya Yesaya bakajya Yeremiya, ukayirya mu mayero, ukayirya mu madolari, ukayirya mu mashiringi, ukayirya mu manyarwanda, ukayirya hari ibyo umwuka yashyize ku mutima wanjye kugira ngo tuganire no kwibukiranya. Nta bishya azanye ariko no kwibukiranya no gukomezanya muri runo rugendo. Imana iduhamagarije. Hanyuma ni umugabo ndubatse, Imana itugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana, Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 18. Abakorinto ba mbere bazi kuma telefone kandi kenshi tuha amasaha. Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 18. N'urwandiko Pawulo yandikira Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 18. Reka dusome ijambo ry'Imana. Bibiliya yavuze ngo ijambo ryo gusaba kubarimuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa imbaraga z'Imana, kuko byanditswe ngo nzahindura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Hanyuma dusimbuke tujye 21 umurongo wa 21. Haravuze ko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, ahubwo Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa kubo twagendanye. Haleluya. Dusome dusimbuke nanone kandi dusome rino jambo riri muri Yohana ibice 14 umurongo wa 15. Turasoma tugeze 14. Kubona nta bantu bari gusoma, kandi bino bihe by'imperuka ugomba kubyitaho cyane ukamenya ko Satani arimo aratwara iby'agaciro agasiga ibitari iby'agaciro. Iyo ugiye mu nzu y'Imana ugomba gutwara Bibiliya, igitabo cy'indirimbo nk'intwaro y'Umukristo. Hanyuma Bibiliya yavuze kuri 15 ngo nimunkunda, nimugira gute? Uyu ni Yesu arimo arababwira ngo nimunkunda muzitondera iki? Uwo turi kugenda muzitondera iki? Hanyuma nanjye nzasaba Data, nawe azakora iki? Azaba undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Ibihe bingana iki? Ibihe byose. Azabana natwe mu kwa mbere, mu kwa kabiri dute? Ni umufasha wo kubana natwe ibihe byose. Nkunda kuririmba, naririmbye bihagije nananezerewe cyane, ariko nanjye reka shyira agakirigishwa kanjye egera piyano. Umunsi umwe imbere yawe twawugeraho imyaka myinshi cyane, watubereye isabato nziza, Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Watubereye isabato nziza, Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Watubereye isabato nziza, Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Watubereye
ijambo umusaraba cyangwa se ijambo ry'umusaraba. Iryo jambo ni ritoya, hanyuma no kubarimuka ni ubupfu. Bibiliya y'Ikirundi iravuga ngo ni amagambo y'amanje, ni ibintu nyine bidafite 12. Reka tubivuge gutyo. Hanyuma Bibiliya ikurikije ivuga ngo ariko kuri twebwe, uvuga ngo kuri twebwe, uvuga ngo kuri njyewe, kuri twebwe ni imbaraga zima. Haleluya. Ijambo umusaraba kubarimuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abizera Kristo, abizera bakiriye mu Mwami Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, abagenzi bajya mu ijuru, abana b'Imana, abatarabyawe n'ubushake bw'umugore n'umugabo gusa, ababyawe n'Imana, abana b'Imana. Haleluya. Kuri bo iryo jambo ni imbaraga zibarinda. Izo mbaraga zibarinda amahera, ntabwo ni butinde cyane. Ibero izo mbaraga niyo bagambaniwe, izo mbaraga zibashobokora aho bagiye kubashyira. Izo mbaraga z'umusaraba, iryo jambo ryose rirababohora rikabakiza. Iyo nta byiringiro isi ifite, ijambo ry'umusaraba ritera ibyiringiro abana b'Imana. Mu gihe cy'umwijima ku bana, abana b'Imana baba mu mucyo. Nanditaze ngo amen. Amen. Aho turi kumwe tuzamurika. Igira inyigisho dukunda kumva abana b'Imana ahanini, ariko noneho n'umuntu utari mu gisata cy'abana b'Imana bikaza kurangira agiye mu gisata cy'abana b'Imana. Ni umuhamagaro. Duhereze Imana icyubahiro. Iravuga ngo Imana ni inyangamugayo. Cyangwa se umutwe w'icyigisho mfite. Imana yantumye ngo mbwire ibiteraniro ngo mumenye neza ko ari inyangamugayo. Amen. Imana ni inyangamugayo. Umuntu mwegeranye mubwira ngo Imana ni inyangamugayo. Ubundi dushobora gusobanura ikintu abagabo natwe tubyaye ngo bisobanurire wenda umuntu uri kuri rikeri urimo atubizanira champagne n'ibindi akavamo, ushobora kumusobanurira ibintu wowe wagiyemo hano ntabwo yabyumva, ntabwo yagira gute mu kazi ubaba bakimaze kubyigisa no kumva ijambo ry'Imana ntabwo byumvika, hari utabyumva. Ariko uwaje hano agafata umwanzuro wo kuza hano akareka ibindi byose azi icyo akura hano. Ayibutse kuvuga ngo tugaragara, turibirana n'abana b'Imana cyane cyane, tugaragara ariko tugize gute? Tugaragara nk'abatariho ariko turiho, tugaragara nk'abapfuye. Wowe usanga umuntu w'umugabo ari tugaragara nk'abapfuye ariko turiho, kandi bitungishije. Biravuze ngo ibyo abandi bita ibidafite umumaro, twebwe n'izo mbaraga ziguhesha ibyo dukeneye hano muri iyi si. Haleluya. Nakabaye mbabwira akantu k'ubwenge, ariko ndabona bamwe batangurije, ariko reka navuge. Fata ibyo abandi bajugunye uko biraza kuvamo umusaruro. Amen. Tugeze mu gihe kubona revera ubujimira Yesu bigoye. Revera apostle ariko
Imana inkuye ntanayishimiye nta n'ahandi nabyinira nta n'undi nabyinira nta n'undi nakwizera ntakwizeye Yesu aho mvuye n'ahangejeje wiriye kumutambira wiriye kumubishyira wiriye kumurangurira amaboko wiriye kuvuga ngo arashoboye wiriye kuvuga ngo ni umunyembaraga wiriye kuvuga ngo ntawe umusumba wiriye kuvuga ngo niwe tangiriro wiriye kuvuga ngo niwe herezo. Ibyo abandi bajuguye bifate birimo imbaraga zikurikira. Imana ni inyanga batangira igihe burayo cyica ariko ndaza kubisobanura neza. Ukuvuga ngo hari igihe twabaga turi gusenga turi kubyina Imana ikurukira mu iteraniro uko twayiziniye uko twiyejeje uko turi ahantu hamwe mu mwanya umwe tumeze nk'intumwa ziri mu cyumba cyo hejuru ikavuga ngo nubwo wambaye bodaboda nubwo wambaye inkweto yahengamye nubwo waburaye nzakugaburira nzakwambika nzagushingira nzakugira umugabo nzakwemeza imiryango azakugarukira ntabwo uzabagarukira. Haleluya. Utazi ijwi ry'Imana ntabwo turi bugendane. Imana ikavuga Imana ikavuga uyu munsi bamwe muri ibyo Imana yavugaga twagize gute abandi bari guseka ngo bari abasazi bari abatekamo bari abesko biri kuvamo gusa apana abagabo hano gusa mu gihugu bitugiza abagabo kuko nta kibuga kimwe unajyaho ngo muri umuntu sindare umupaka pe ariko abampamagara bari yubwira nabyo n'Imana yabigize Imana ni inyanga yo wataniyo mahata Imana ni inyanga wongere tuzabura ibiganza aho turi. Ni ibiki abantu bataye babizera tugomba gufata. Icyambere ubu turi mu gihe Satani ari kumaramo imbaraga abantu abamunyunyuza abakuramo ibyiringiro by'ejo hazaza akabakuramo n'ibyiringiro byo kujya mu ijuru. Hanyuma icyo gihe duhagazemo ni igihe Pawulo yandikiye Timoteyo ngo umenye neza ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe bigize gute birushya. Ibihe bigize gute n'ubu kubera ko n'abantu bari guseka mu iteraniro nuko ari ibihe bigira gute birushya. None urandakarira ntituziranye umwe umuntu kuba yageramo hano yabaye umusirikare wo muri Afghanistan muri Zimbabwe nuko ari ibihe bigize gute birushya. Bikarusha abato bikarusha abakuze bikarusha abana birarusha abagabo birarusha n'abagore. Ubundi mu nzu y'Imana hari aho kunezerwa mu bintu Yesu yasigiye inkuru abandi barekuye twe tugomba gufata harimo n'amahoro yo mu mutima. Haleluya. Ajya kuzamuka yaravuze ngo sinabasigira amayetaje imitingito yayagukana akavaho sinabasigira amamodoka hari igukwabana uri no muri amutiyaje uri no muri arareba asanga nta kindi kintu yabasigira inahangaha aravuga ngo basigiye amahoro yanjye amahoro yanjye nabi muri kandi ntabwo utabyakiye kandi yaje nta mahoro mu rugo rwe nta mahoro mu mutima nta mahoro ko ndahanura mu ijambo ry'Imana umwana w'abantu biri iwacu ko ndahanura duhereze Imana icyubahiro. Basigiye amahoro uzamure ibiganza bye mwese basigiye amahoro amahoro ya Yesu abe muri mwe izina. Cyambere tugomba gufata abandi bataye amahoro Yesu atanga. Ushaka kuvuga ngo amahoro Yesu atanga
amahoro. Ndabivuga ko bizi ariko utayatunze, kuko sinasengeye bafite ingano bihugu bikomeye bitera drogue kugira ngo basinze. Umuntu akitera inshinge kugira ngo asinze, afite amamiliyari y'amadolari, kuko muri we araburamo kimwe isi idafite: amahoro ya Satani. Amen. Hari amahoro umurokore agira wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Ayo mahoro Bibiliya iravuga ngo nta muntu wayagukuraho, nta mbaraga zayakwambura. Ayo mahoro uyagendana bakwambikiye kwiyave uyifite mu mufuka, ukaza kuvuga ngo ubwo umwami Yesu akunda ni amahoro. Naho hazi ibyago byinshi ni amahoro. Naho ndiho naho napfa ni amahoro. Amahoro uko ufite imyaka 40 yicara mu itorero akumva afite amahoro, mu gihe abandi bafite depression yo kwibagisha ibintu no kugira ngo bumve wenda babona abagabo, ariko ibyo ntibishoboka, ntibikunda. Amahoro Yesu atanga, umukobwa wije 50 arayagendana, umuma bataye mu nzu arayagumana, uwo bikanye akayagumana. Ayo mahoro arayagumana. Ashobora kumva baca mu mahoro, kuko n'ubundi Bibiliya iravuga ngo abanjye ndabazi. Ngize gute? Kandi abo nzi nabashyizeho ikimenyetso. Icyo kimenyetso nabashyizeho bituma iyo bampamagaye muri chambrette ndabumva, bampamagarira ku buvumo ndabumva, bampamagarira mu modoka ndabumva, bampamagarira mu cyumba ndabumva, bampamagarira muri bushe ndabumva, bampamagarira bateze intege ndabumva. Ndabumva. Hanyuma nariyo bampamagaye abo ngabo iyo bampamagaye nanjye ndabumva, nariyo bahamagaye nabo baranyumva. Opfuye ndagira nti ushobora kuba uziranye n'umuntu ukomeye, wamuhamagara mu kibazo akavuga ati ndi mu nama ihangana, akazakwita bashize nk'umwaka. Bijya bibaho, ariko ndashimira Yesu abo yashyizeho ikimenyetso, abagendana nawe, abagumana nawe, abamwizeye, abamwiringiye, abamukunda, abo ari muri bo nawe akaba muri bo. Haleluya! Niyo bamuhamagara bari munsi y'intebe arabuka. Baramahirwe aho bafite. Ngaruka ku kintu kimwe, uzi ko bene abo ngabo Yesu arabateretera. Yesu arabateretera. Iyo ari abasore Yesu agira gute? Wikiri kujya kwisobanura imbere y'umukobwa ngo urabona ngo nari mfite umushinga ngo ariko ngo bigenda bipfuba. Oya, pfukama. Undana na Yesu wishi azagenda ahantu we azi imitima y'abantu, agushobokoreremo umuntu, amuzane akuze imbere, n'undi mubwira ngo ndagukunda, ajya abona Kristo, ajya abona Imana. Najya guhakana yumva ururimi ruranze, najya kuvuga ngo oya, azahita avuga ngo yego. Ubukwe bugera igihe buba atarakumva neza, Imana iri kuvuga ngo yego, kubera ko washinze amazi. Bene abo Yesu arabaterete. Ngaho mumbwire, uriya mubyeyi yaranze uteze agatambaro. Nabaga hano mu butayu bw'Inyanza aha hejuru, namazemo amezi 6. Nabujemo mvuye mu Gapuderi aho bita Gahanga ubuvumo bwaho. Nari mvuyemo nabwo mumazemo umwaka nagira aho ngira bite aho. Ngo mbwire uwo muntu
nagize umwanya wo kubona amafaranga ku buryo nabwo umukobwa ntitujyane kuri Marriott dusangire hanyuma tuganire. Ntabwo uwo mwanya ntawe nagize gute, ntawe narifite, kandi nanone n'amafaranga ntawe nagize gute, ntawe narifite. Ariko kubera ko amavi naya akonektana naye mbese murumva Imana iratereta, Imana iratereta, yamara gutereta ikanamuzana akajya avuga ati ko nta mafaranga, kandi ahumaye nta n'uwabarenganya. Umuntu ukubwira ngo uriya muhungu agendana Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo muzajya impapuro, urumva iryo jambo ritacine ry'umuntu. Bibiliya n'igitabo muzajya Bibiliya, ariko Bibiliya barayirya bakajya ku gifuniko, bakajya itangiriro, bakajya ibyahishuwe, bakajya Yesaya, bakajya Yeremiya, ukayirya mu mayero, ukayirya mu madolari, ukayirya mu mashiringi, ukayirya mu manyarwanda, ukayirya. Hari indirimbo ivuga ngo simvuga ibyo navuga Yesu atanga hari ikindi kintu kibaho gikomeye. Nta nama n'imwe
ibagamba Yesu abatica. Ibi tuvuga iyo utaraca mu ikosi ribikwemeza ntabwo byumva. Ni nayo mpamvu twe turigisha ko ijuru naryo rifite uburyo by step rigenda rikuzamura rigira ibyo rikwigisha, byaba ari gukubita akanyafu, byaba ari guhindukiza rikubisa agapofe gatoya, ariko urabyumva byanze bigize gute bikunze. None se ubwo nagiye mu buvumo atari gufunga umutwe, nari mvuye mu badivantiste b'umunsi wa karindwi, Imana imuyeyo imwiye mu mujyanye mu barokore, maze igihe ndota abantu nyoboye abantu biteze udutambaro, kandi urumva uburyo bari naratojwe. Nari naravuga ko umuntu wese udasenga umunsi w'isabato atazajya hehe, atazajya muri iyo kode rero ijya mu bwonko igira gute. Impamagaye mfunga umutwe, isa n'uhindukira umuntu mwegeranye gatoya, umurebe mu maso ubwire ngo jya wiyoroshya, Imana ikorane nawe. Wimutinya, ihangane bimwumvire basi, wenda ntahe yanyanze, hari igihe tuzabura yamuza kumugongera umurebe ubwire ngo jya wiyoroshya, Imana ikore. Iyo ugagaye uri kuvuga ngo masters yanjye, PhD yanjye, degree yanjye, anko wanjye, shangazi wanjye, tantine wanjye azabikora, hari umuntu ukomeye tuziranye, nta kibazo ufite, Imana ntishobora kuzamo aho ngaho. Kure Imana ntishaka gukora ikintu kizitirirwa umuntu. Imana ishaka gukora ikintu kizitirirwa yo, ishimwe rikaba iry'Imana, apana rya anko, ishimwe rikaba iry'Imana. Niyo mpamvu ujya gukora ubukwe, mushuma amaze kurema ubukwe hano mu mwuka nabibonye byanabaye, kandi wowe uri uzatange n'ituro ko byabaye byabaye. Yesu ashimwe. Aremye iki? Ubukwe aremye hano nyukuburemerwa biramusaba kwizera cyane. Nuvuge ngo imyaka maze, nuvuge ngo hari wagiye, nuvuge ngo hari wagize gute, ahubwo wizere cyane, wizere cyane. Narivuze ngo iyo umuntu agagaye, Imana ntishobora kumukorera ikintu, kuko akenshi umuntu ugagaye abwira abandi bantu ngo nimwe muzambira gute, nimwe muzamfasha. Ba bantu Imana irakomeza ikabireba. Niyo ubukwe bugiye kubonye kuvugana n'abantu bategura ubukwe n'abazawukora, hari igihe iyo ufite nk'ibihumbi 200 kuri konte bita bigira ikibazo, connection zikajya gute, zikabura. Wa muntu wari wizeye wo hanze telefone agatagira gute, akayikuraho. Ko numara kubukwa, Imana ntishaka kuzahagarara hari uvuge ngo ari shangazi wanjye wari uri ngo muri Aziya cyangwa muri Amerika, ngo shangazi niwe wabikoze, ngo teraniro rero mwumva ko ngo shangazi tumukomera amashyi. Ayo mashyi Imana irayafuhira, ibishaka ko ariyo iyakomerwa. Birangira ubukwe ibikoze, ikabukora mu bintu utatekerezaga, igaca mu nzu utatekerezaga, bwarangira ukavuga ngo koko hagaze hano shima Imana, Uwiteka yankoreye bikomeye, kuko nagiye gukora ubukwe nta n'igice cy'ijana ibintu byari byanze. Hari n'abajya numva bashima Imana abandi bakabasenya ngo n'umutegura ubukwe nta mafaranga. Reka mbabwire ijambo, kandi narivuga nk'umuhanuzi, narivuga nka apostole. Ibintu by'abanyamwuka bisobanurwa n'iby'abanyamwuka bindi, iby'umubiri nabyo bigasobanurwa iby'umubiri. Biravuga ngo kwizera kugira ngo kwizera niko twatumye Aburahamu ahawe Isaka. Amen. Kugira ngo kwizera, kandi noneho makuru y'inzira ku murimo, umuntu utizera ntazajya mu ijuru. Musome Bibiliya neza, ntabwo azabona Imana umuntu utizera.
utegera neza y'umwami igaburo ryera. Uriya yavuga ngo uhoberane, umushumba akavuga ngo uhoberane, ubabarirane, ubohorane, mudababariye yigize niba utegera neza y'umwami Yesu biragoye kugira ngo ubwami bw'Imana uvuko biyivuga. Iravuga ngo nimutanywa amaraso yanjye ngo murye n'umubiri wanjye, ndababwiza ukuri ko nta bwami bw'Imana buzinjira. Murasoma Bibiliya se cyangwa nibyo bigukora mu bitekerezo byawe? Niko bimeze. Duheze mu cyubahiro. Guterana rero ku cyumweru ni ngombwa kubera ko mu bigize abizera no guterana bigize gute birimo. Biravuze ngo ijambo ry'umusaraba wari bukana ubupfu, ariko kuri twebwe abizera ni imbaraga z'Imana, kuko byanditswe ko nzahindura ubwenge bw'abanyabwenge, ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Bibiliya yavuze ngo Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'iki bw'ibibwirizwa. Iyo tubyina muri kwihuta, iyo tubyina kubona message nyinshi, reka nimutereje mu hano. Iyo turimo tubyina uri kumva mama umuntu arimo agira bose Imana mu ijuru ibiri kureba ikavuga ati ibintu byo kubyina ubundi yakabaye abyina abona rikeri imbere ye cyangwa akantu ko kunywa, akabyina ari kumwe na bagenzi be muri boîte, akabyina hari ibindi bintu ari kubyinira cyangwa abona kugira ngo bamurebe, ariko ari kumbyinira. Ijambo ryanjye rero riravuga ngo nzabakirisha ubupfu bw'iki bw'ibibwirizwa. Uku kubyina kwa Imana ikarinda impanuka kwawe. Umutemera kubyinira Imana akabikinira ibindi, niba muri kumwe muri kwasiteri, ukuguru kwawe Imana izakubungabunga, ariko ukwe kuzavaho kuko ntacyo kumariye Imana. Reka mbabwire, iyo nta kintu umariye Imana iragukura mu nzu, ariko iyo ufite mu mushinga, niyo wakuraga ibiturutse Tanzania, niyo wakuraga ibiturutse Uganda, niyo wakuraga ibiturutse muri Amerika, niyo wakuraga shiki, Imana irakurinda, Imana irakurwanira, Imana igendana nawe, Imana ikorana nawe, Imana ikavugana nawe, Imana ikagucira inzira. Haguruka uzamure haleluya. Imana iramurinda kuko ijambo ryayo rivuga ngo nzabarindisha ubupfu bw'iki. Imirimo yose ikorerwa hano mu nzu y'Imana, ube wazamuye ibiganza, ube wabyinnye, ube wavuze ngo yoo, bigira umusaruro mu maso y'Imana. N'abantu banjye ntabwo ari ibyo bintu byanyu muzana ubwega n'umunyiginya no gushamba no gushigaba no gusoya wapi ntabwo ari ukunda amakofi. Ndavuga ati rero icya mbere ndabazi mugira amagambo ubwo n'Abisiraheli icyo gihe. Ndavuga ati noneho mugiye gufata ibibindi n'iki nimwe umva intwaro ibibindi ikibindi ni umuntu w'umugabo ari mu mujyi wa Kigali ari kuzengukana ikibindi n'iki n'urumuri muri kwirukana umugozi. Urumva ibyo bintu bifututse, ariko mu Abisiraheli Imana irategeka gufata ibibindi nimwe. Icya kabiri babwira ko bazazenguka bagize gute, kuko irabizi Tirifina ntazenguka akumva arananiwe ahita aca intege ho kabiri. Ariko umushumba yigishaga ariko buriya ibintu by'amarepetisi urabona twebwe tutabyibona, ubundi se duhindutse tubive, noneho bagahita bicara bati se ko tuzengurutse rimwe tukazenguruka kabiri tukazenguruka gatatu kubera ikitarangirika.
byibone bari kujya bacomokokamo iyo ibabireka ngo bazenguke bavuga. Ariko umushinga avuga ngo nutagira ibanga ibyawe kubigeraho biragoye. Nakurikiye cyane naheza kuba nitangiye naheza gihe. Nutagira ibanga n'amasezerano yawe gusohora kubwiye intumwa bizakugora. Uko duteranye turi imbere y'Imana, hari abandi bateranye umwe bari kumubwira ngo ciraho hano kane, atuciriye makeya ongera ciraho gatanu, atuciriye gakeya ongera ciraho karindwi. Bateranye muri ibyo. Ariko avuga ati abakuru barayanze. Bageze gute? Barayanze. Ukizaho makeya barayanze. Harabateranye. Bati iyi foto wazanye ifite inenge genda uzane iki. Harabateranye muri ibyo. Nutagira ibanga ukajya usohoka uvuga ngo yambwiye ko mu kwa munani izabikora ntabwo uzabona. Kuko abahanga bo kubigira gutya barahari. Barabitinza gusa birasohora ariko biratinda. Ibyo ni ibihamya ngenzi. Duhereze make. Barazenguka acecetse. Inshuro ya mbere Yeriko ntiyagira gute? Ubundi ntabwo yari gusa. Kubagiyeyo Yeriko yararigise. Abigisha babitubwiye na Yeriko yararigise. Hararigitamo hasi. Kubera ko Imana niba ishaka gukora ikintu gisa n'icy'abandi, iyo haza kuhirima ni nk'uko wahirika inzu, ariko yo ikora ikintu gishya. Barazenguka ushuro ya karindwi ngo Yeriko babona irarigise. Abanzi b'Abisirayeli baravuga ngo Imana y'Abisirayeli iteye ubwoba. Abayobozi bakuroga iyo wiriwe hano ukomeye Imana amashyi, ayo mashyi abatwika abarozi. Iyo wiriwe hano ubushinya uko kubyina bitwika abarozi. Iyo wiriwe hano utanga amaturo y'imyacuri biragushinganisha mu Mana. Iyo wiriwe hano uri kuvuga ngo nimureshe umugisha mushumba, uwo mugisha ukugeraho niyo bakuvura, niyo bagutongera, niyo bari gutuma mu mazi, niyo bari gutega, niyo bari guhuhera, ntacyo bizagutwara. Nitabwa abera cyane. Kubarikuka ni ubupfu, kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana. Apana imbaraga z'imbunda, hari aho zigera zikarangira. Apana imbaraga za kwigwi, hari aho zigera bikagucana. Duhereze Imana icyubahiro. Zamura amaboko neza kamwe gategatagisa. Sinamaze kukubwira umumaro wa bino bintu. Iyo twazamuye amaboko gutya birasobanuye ngo ni amabendera y'Imana. Tuba turi kunyeganyeza amabendera, tuba turi kunyeganyeza amabendera. Ibendera rya Yesu riba ryazamutse, ibendera rya Yesu riba ryashyizwe hejuru, ibendera rya Yesu riba ryamamara. Uri kubwira abadayimoni ngo Yesu yaratsinze, Yesu yarabesheje, ni uturwanira intambara. Ikababwira icyo amashyi asobanuye, hanyuma njye kuri rya jambo nasomye nasorejeho, hanyuma mpanurira abantu bake dusenge, dufate umwanya wo gusenga, kuko turashaka gukubita ibyana by'impunzu byonona uruzaga. Turashaka kumenagura abazimu n'abadayimoni. Mushumba bamufashe twegere hino gatoya, ndashaka ko duhoberana. Nagize iyerekwa nanjye ndavuga ngo natwe duhoberane ku kingo cy'abashumba muri iki gihugu. Abashumba babayeho barwanyana, babayeho batuzuzanya kugira ngo tume umuntu w'Imana aze mu iteraniro anezere ubuntu bw'Imana kuri we. Bisigaye ari ikibazo, ariko byanahozeho nyine. Ariko natwe duhoberane njye nawe, duhagararire abandi bashumba muri iki gihugu. Abashumba tubature, abashumba tubature, abashumba tubature n'izina rya Yesu. Iyo nasuye itorero ry'umuhanuzi ndanezerewe. Iyo ari iby'umuntu wateoroje gusa, hari igihe uvuga ngo ijambo ry'umusaraba ngo ni mubyine, ngo kubyina se ngo ibyo se ngo ari kurushya abantu banjye. Umucuraguzi acuragura kuva saa 3 z'umugoroba akaminura saa 11. Abana bawe ubwenge buzagenda nutabama. None se ibyo ndi kubiragewe wamenye, nuko nzi ko hari ibintu ndi kurwanya mu isi y'umwuka ku buzima bwawe. Hari ubundi buzima ndimo guhereza mu isi ya spirituel. Hari izindi mbaraga muri baracira mu izina rya Yesu. Kandi nk'uko birivuga, yabonye abahinduye abandi gukiranuka bazatanga
Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gucisha abayizera urupfu rw'ibibwirizwa. Nta mashuri wakwiga yakumenyesha Imana. Nta gihugu wajyamo ngo uvuge ngo narifite ngo uruhushya rujyanayo ibyo biguheshe kumenya Imana. Nta bubasha wagira mu isi waba umukuru w'iki ngo biguheshe kumenya Imana. Byonyine ubwenge bw'isi Imana yabuhinduye ubusa. Imana yishimiye gukirisha abagore, Imana yishimiye gukirisha ababyeyi, Imana yishimiye gukirisha abagabo, Imana yishimiye gukirisha abakobwa ubupfu bw'ibibwirizwa. Niyo mpamvu umwana w'umukobwa ahagarara muri worship akaramya Imana byonyine. Sako kari gukonye, sako kari gukonye umukobwa arahari ukavugira muri mikoro. Imana ikamubwira ngo umwana wanjye uko wandirimbiye ntabwo nujya no muri koma nzagukurayo. Ariko umuntu ajya ajya mu bitabo akareba abantu ijuru rikavuga ngo uyu muntu ngiye kumukangura kuko turabahanuzi, ngiye kumukangura kuko yatanze amaturo, ngiye kumukangura musubije mu buzima, nibutse ko yandirimbiye, ngiye kumukangura nibutse ko yashumye ubwoko bwanjye mu gihe cyari kigoye. Imana ikamukuraho urupfu. Ndivuge iminota ibiri ariko hano byumvikana. Ibi bintu nyine isuzugura abantu basuzugura birimo imbaraga zikomeye. Ndabivuga nk'ubu mu kintu cya Kristo bifite imbaraga. Ibi bintu turimo byazuye Lazaro mu isi y'abazima. Sindabona umuntu wari wazura undi, yewe n'abizera wa wundi wundi babita intumwa. Nkunda kubaza ngo ni ikihe gitangaza yakoze bakakira. Ariko bino bintu turimo Yesu yadusigiye muri Mariko 16 ibimenyetso bizagendana naki n'abizera. Bino bintu bifite imbaraga. Kujya gushaka umugabo ntabwo ugendanye n'ikibazo usenya ni mu gitondo. Gutangira bizinesi ntabwo ugendanye bino bintu Yesu yadusigiye. Bizinesi muhima ni ako kanya. Kubera ko hari abaraga ntacuruze ntazamuke, bavuze ko azapfa ntakigezeho, bavuze ko nta rero barashishikaye birahirima rero. Ariko iyo twaje hano tuba twaje gufata protection, tukikonekita mu Mana, tukinjiramo ibyo badutuma, ibyo badutongera, ibyo bacuragura. Imana ikabihindura zeru kubw'amasengesho, amasengesho yakinguriye Petero mu nzira. Imana y'umuco, nabibwiwe Imana y'umuco. Nabonye mukunda ijambo ry'Imana. Mubwire ngo gusenga niyo mbunda idahusha. Njyewe tugiranye ikibazo gikomeye cyane kanera n'urushyi. Birashoboka ko wenda narakara kuko ndi umuntu, ariko sinagusubiza. Aho najya kukuregana hasi ni ku mavi yamuze kandi ni umutanzi. Yarambuye ikiganza hose, nakurega ku buryo dosiye yanjye, dosiye wanditse kuyicika byakugora, yakurikirana n'ababyeyi n'abana. Mubwira umuntu mwegeranye ngo dufite imbaraga. Iyo yavuze ngo ni mu nkunda muzitondera, nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe. Aravuga ngo niwe mwuka w'iki ukuri, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhanga kuko batamu, ariko mwebwe muramuzi kandi azazaho azabana namwe ibihe. Mutetse azabana namwe, muri mu muhanda azabana namwe, muri peperosi azabana namwe, mu kazi azagendana namwe, bitorera azabana namwe, mu murimo azabana namwe.
babigisha kwitondera ibyo nasize mbabwiye ngo dore ndi kumwe nawe. Ariko uribaza nka perezida wacu wa Repubulika y'u Rwanda aramutse aje akagukura mu isibo ari waje kureba akavuga ati humura rero nubwo nawe hari ibikorwa byinshi iyo muri Kongo n'ahandi ariko humura turi kumwe nawe, humura waryama ugasinzira uw'akarere yaza kugusura mudugudu niba atakuzi yakumenya we. None rero abera perezida ari kumwe natwe, ariko noneho nanone umwuka wera ari kumwe natwe, n'Imana z'Imana ziri kumwe nawe, utetse ziri kumwe nawe, ugenda ziri kumwe nawe, utwaye imodoka ziri kumwe nawe, ushingirwa ziri kumwe nawe, mu rugo rwawe ziri kumwe nawe, mu bana bawe ziri kumwe nawe, niba batwaye ubwenge baragaruka zamura haleluya. Imana iri kumwe nanjye, se umubisha wanjye ni muzima Imana ihabarozi kurama nafashijwe kanze inota ntayiki. Haleluya. Muzi impamvu abarozi barama Imana ibareka bakama. Reka nkumenere ba ko nabonyemo abantu bijujukana abarozi. Ubundi umurozi ashinzwe ibintu bibiri umuntu w'Imana. Icyambere no gukangura mu gihe wasinziriye. Niba batumye ihembe ku mabati ngira ukuntu utari gufata yibi, kandi umuhanuzi yakubwira ati umwana wawe rero ashobora kugira ikiba, noneho wataha ukumva ku mabati ngo urahita ufata yingahe, aragukanguye cyangwa ntagukanguye. Bwira umuntu mwegeranye ngo ntiwongere kuvuma umurozi imyorera akora akazi ke. Ariko hariho ibyago kuri we akaza akora ntazagahembe. Icyaka bimuza shimwe umuvuge ngo kagiye abana bagashaka umugabo icyaka biri umuroza ashinzwe kugukebura igihe wamaze gutana. Twangiye mbonye amadolari ivuyemo, ibyo nasengeye sinzasubira kuririmba narabibonye, ibyo nasengeye narabibonye njyewe mama riho mugende musenge mwenyine njyewe sundi sigaye nanigize ubusa mu ndakanja igifu kikaraga ubura bakutako kitakurya gasha uko kitakurya kikuriye kubona mwe kikuriye kubona matara ubwo bajya basenga urabona gushobora twaratangiranye ndazamura abandi ariko ngiye nanzamura. Ubwo rero Imana yampamagaye ngo wasanga atari hari muroza zarahura ubwenge bw'abana bawe abucyamane rero uzajya uvuga atari kose ko mwishyura tuberivare ntagije ko yibika mu kigo cyiza ubundi bituganire umwana ubwacu mama sinzi n'ibintu bibaho nanjye sinzi ibintu biza gute bibaho nanjye. Uzagaruka hano wumva utanumva ubyendera utanagize gute mubwira ngo umurozi mureka akora akazi ke. Muhaguruke ndi intumwa y'Imana nkunda kubahiriza gahunda kandi nanezerewe. Zagaruka wowe urebye hagarara aho ngaho ndi kwigisha iby'ubuhanuzi bwo mu bifata ni paso